Hello everybody, I hope that you are doing okay. Mbanje kubasuhuza especially ku bantu biga ubuvanganzo, ndavuga LFK combination and the LKK combination, cyangwa se izindi combination zigiye zitandukanye, by'umwihariko abakunze gukomeza kudukurikirana kuri channel Inzu y'Ibitabo TV. Njye mugiye kubana ni Soundman nkuko bisanzwe, gusa niba utari wakora subscribe ndakwibutsa kugira ngo uyikore ukande kuri iyo nzogera kugira ngo hatagira ikizajya kigucika. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe igitabo cyitwa Manor Farm by George Orwell. Animal mu Kinyarwanda ni inyamaswa, naho farm naho inyamaswa ziba. Iki gitabo cyanditswe n'uyu mugabo George Orwell. George Orwell ni umwanditsi wandika ku bijyanye na politike, ariko akritika uburyo abayobozi bayobora abaturage. George Orwell amazina ye ya nyayo yitwa Eric Braille Arthur aka George Orwell. Ni umwongereza watsindiye ibihembo bigiye bitandukanye mu kinyejana, hagati y'ikinyejana cya 20 mu gukritika cyangwa se mu kugaragaza neza ukuntu abayobozi bayobora abaturage. Yavutse ahasabwa mu 1990, avukira ahitwa Bengal, ariko aho muri Bengal ni muri India. Yabashije kwakira impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi igaragaza yuko akenetse cyane ubuvanganzo nyandiko. Yayakiriye ubwo yari muri England, ndavuga niho yigaga ku kigo cyitwa HENRICK School aho ngaho mu Bwongereza. Uyu mugabo yifashishije iki gitabo Manor Farm mu gukritika ubuyobozi bwari buriho icyo gihe mu Bwongereza. Yifashishije nanone setting cyangwa se aho inkuru yabereye in imaginary farm after Russian Revolution, nkuko nari maze kubivuga hejuru, hasabwa mu 1945. Iki gitabo yagihaye chapters 10, cyangwa se twacyita nkaho yakidividinze, aho ushobora kuba wabona ibitekerezo by'ibanze bucagaguyemo cyangwa se buvunaguyemo inshuro 10, ndavuga mu maseri agiye atandukanye cyane. Uyu mugabo rero nanone yifashishije aba characters, ndavuga abakina nkuru muri iki gitabo cye. Yifashishije animals, yifashisha people, nkuko turi buze kubibona hagati mu gitabo. Nk'incamake y'iki gitabo cyangwa se as a summary or plot overview nkuko dusanzwe tubimenyereye mu rurimi rw'icyongereza, uyu mugabo yatangije inkuru atwereka Old Major yari ingurube ishaje, cyangwa se inyamaswa muri zo yari yarabayeho cyane ndetse ifite imyaka myinshi kurusha izindi zose. Yari ingurube. Yahamagaye izindi nyamaswa ngenzi zazo ku munsi w'umugoroba, ubwo wari uyoboye iyi Manor Farm, ndavuga Mr. John, ntago yari ahari. Inyamaswa yazikusanyirije hamwe, harimo ingurube, harimo inkoko, harimo intama, harimo ifarashi, harimo ingamiya, harimo ibisiga, harimo n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye nk'inkoko. Yazikusanyirije hamwe, azibwira yuko yagize inzozi. Ku izo nzozi yazibonye ko inyamaswa zizabaho nta muntu
wo kuzitocaringa cyangwa nta muntu wo kuzibangamira nk'uko byari bisanzwe muri iyo famu. Arangije kandi abigisha indirimbo bita The Beast of England. Yabigishije kuririmba iyo ndirimbo, ababwira yuko bazayiririmba igihe bazaba babonye rebellion, ndavuga ubwigenge, ubwo zizaba zigenga nta muntu wo kuziyobora uko yiboneye. Mr John ubwo atarahari, Old Major yakomeje gufatiraho abigisha principles of animalism. Arababwira uti niba koko muzabaho muri farm without human being to oppress you, cyangwa se nta muntu uzaba uhari kugira ngo ababangamire, ni ngombwa muzifashishe aya mategeko 7 ngiye kubabwira, muyashyireho kugira ngo mu making sure yuko nta nyamaswa igomba kubangamira ngenzi yayo, ko mugomba kubahana hagati yanyu. Izo principles uko ari 7, iya mbere yarababwiye uti whatever goes up on 2 legs is enemy. Ati ikigendera cyose ku maguru 2 ni umwanzi. Whatever goes up on 4 legs or has wings is a friend. Ikigendera cyose ku maguru 4 cyangwa gifite n'amababa ni inshuti. No animal shall wear clothes. Nta nyamaswa igomba kuzambara imyenda. No animal shall sleep in a bed. Nta nyamaswa igomba kuryama ku buriri. No animal shall drink alcohol. Nta nyamaswa igomba kunywa ibinyobwa kandi bisindisha. No animal shall eat any other animals. Nta nyamaswa igomba kurya ngenzi zazo. Animals are equal. Inyamaswa zose zirangana. Old Major yarabirebaga akabona inyamaswa zizabona rebellion, ahitamo kubabwira ibijyanye n'aya ma principles agomba kuba baranga kugira ngo hatagira izindi nyamaswa zikandamiza izindi. Ubwo yabigishaga ibyo ngibyo, ntihaciye igihe, nyuma y'amajoro 3 akimara kubabwira ibyo ngibyo, yitabye Imana. Uwo munsi nanone Mr John ntago yari ahari. Mr John yari yagiye mu kabari, yagiye kwinywera, gufata kamwe, arongera aragaruka, ariko yagarutse kuri iryo joro inyamaswa zose zari ziri muri farm, kuko ntago zasohokaga muri farm. Noneho asanga inyamaswa zose ziri muri farm nk'ibisanzwe, ariko yari yibagiwe kuzihereza ibyo kurya, zari zishonje cyane. Ikigaragara cyo yakundaga kuzicisha inzara cyane. Byageze aho ngaho araza araryamya nk'uko bisanzwe. Inyamaswa nazo zikurikije ukuntu Old Major yazigishije ibijyanye n'ibya rebellion, ndavuga ubwigenge, ibijyanye n'aya mategeko 7, n'ibijyanye na ya ndirimbo zafashe umwanzuro. Inyamaswa nka Snowball, Napoleon and Squealer formulate their meetings. Zarahuye ziganira uburyo zishobora kuba zabona rebellion, ariko byagaragaraga nk'aho zidafite icyizere. Bukeye bwaho nibwo ubwo Mr John yari aryamye, inyamaswa zarabyutse zijya kureba ahantu Mr John abika ibyo kurya, ndavuga muri stock. Ziragenda zirangajwe imbere n'inka. Inka zaragiye zidestroyinga cyangwa zangiza ahantu Mr John abika ibyo kuzigaburira. Zirangije zitangira kurya kuko zari zishonje. Ubwo zari zirimo kurya nibwo Mr John yabyutse asanga inyamaswa zirimo zirarya. Arangije n'umujinya mwinshi cyane, afata imbunda ava mu nzu aho aryama, aza kureba ibyo inyamaswa zirimo gukora. Yasanze zirimo zirarya, ariko agerageje kuzibuza kurya
zirangije zigira uburakari cyane ziramwataka. Ubwo yarafashe imbunda ashaka kuzirasa, inyamaswa nk'inka n'ingurube muri ako kanya zaramwatatse, ya mbunda igwa hasi ndetse ziramwirukankana zimurenza muri famu. Imbunda yaguye hasi muri ako kanya yahise isymbolizinga freedom cyangwa se revolution, kuko uwagombaga kuba yabarasa akababuza kurya, akababuza amahwemo bari bamusohoye muri famu. Muri ako kanya inyamaswa nka Snowball, Napoleon and Squealer nizo nyamaswa zagaragaraga nk'aho zifite ubushobozi bwo kuba zayobora izindi muri famu, kuko zo zari zifite ubwenge kurusha izindi zose kandi zifite n'imbaraga. Mu gitabo baratubwira uti the smartest animals are Napoleon and Snowball while cleverest is Squealer. Ati inyamaswa zari zikeye kandi zigaragara nk'aho zayobora izindi nyamaswa ni Napoleon na Snowball, mu gihe inyabwenge yari irimo ishira muri logic igatekereza cyane ibijyanye n'iby'ubuhanga yari Squealer. Napoleon yari ingurube, Snowball ari ingurube na Squealer ari ingurube. Muri ako kanya rero batangiye gushyira ibyo Oldimage yari yababwiye mu bikorwa, bafata za principles of animalism bahita bazihindura 7 commandment of animal farm. Ako kanya animal farm cyangwa se animal yahise ihabwa izina rya animal farm, kandi mbere ubwo yayoborwaga na Mr. John, ndavuga uyu mugabo basohoye muri farm, yitwaga Manor Farm. Inyamaswa zatangiye kwiyobora, zitangira kwikusanya zireba uburyo zabaho neza, zikubaka umutekano uhamye cyane ku buryo zishobora kuba zitakwatakwa n'izindi nyamaswa uko ziboneye. Icyakora ntitwakwibagirwa kuvuga yuko ubwo zari zirimo zirwana na Mr. John zimusohora, harimo inyamaswa zidafite umuhate wo kurwana, kandi bose bagombaga gusenyera umugozi umwe. Byaje kugera igihe rero uyu nguyu Snowball afata inyamaswa arazijyana ajya kuzigisha ibijyanye no gusoma no kwandika, azigisha from letter A up to letter Z. Ariko ubwo yatwigishaga batubwira yuko harimo inyamaswa zitashoboraga kuba zarenga no kuri letter D, ndavuga boxer. Boxer yari inyamaswa muri farm, yari horse cyangwa se yari ifarashi, ariko kuba yakwiga gusoma no kwandika ntabwo yabishoboraga cyane. Izindi zo zarakomeje zirabyiga zirabimenya. Akamaro ka Snowball kubigisha aya mategeko yagiraga kugira ngo hatazagira inyamaswa ijijinganya ikaba yakosa ku mategeko yo muri animal farm. Ayo mategeko barayanditse, umuntu wayanditse ni Snowball kuko niwe wari ukenetse neza ubuvanganzo nyandiko, ndavuga ku bijyanye no kwandika. Barayanditse bayashira impande y'ikigega bahunikagamo ibiryo, ndavuga it was a big bum. Barayandika bayashyira muri farm ku buryo buri nyamaswa yose ishobora kuba yabona kuri ayo mategeko. Bidateye rero kandi bidatinze cyane, Mr. John bari birukanye muri farm yaragiye abitekerereza inshuti ze hakurya ku zindi farm, arazibwira ati mwaza mukamfasha nkajya gutera ziriya nyamaswa nkaba nazirwanya nkisubirana famu yanjye. Yabibwiraga umugabo bita Mr. Frederick, akabibwira umugabo bita Mr. Wimper, akongera akabibwira umugabo bita Mr. Pilkington, kuko nibo bari inshuti ye kandi nibo bari aba neighbors farm, bari baturiye aho ngaho kuri iyo farm. Kandi mu gitabo batubwira yuko hari n'izindi farm ziri impande y'iyo ngiyo, nubwo
George Orwell atigeze abivuga. Ubwa mbere banze kumufasha bagira bati ese nitujya kugufasha inyamaswa zacu natwe zikabimenya ntago ziri butwihinduranye natwe zikarwanira rebellion. Arababwira uti ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, turabikora bucece tuzitere kandi nzi ko biri buvemo. Bidatinze Mr John yazanye n'abo bagabo baje gutera farm, baza barasa binjira ndetse bakomerekeje inyamaswa cyane, ariko barangajwe imbere na boxer na snowball, bararwanye ndetse babasubizayo barongera baragenda. Icyo gitero cyabaye aho ngaho cyangwa se iyo ntambara yabaye aho ngaho niyo uyu mugabo George Orwell yise cow shit. It was a war between Mr John's people and the animals to fight against them to not enter in animal farm. Yari intambara irwanya abagabo ba Mr John ndetse na Mr John kugira ngo ntibinjire muri farm kuza kwigarurira nanone farm nk'uko babishakaga. Babasubije inyuma baragenda, ariko inyamaswa twavuga nka Napoleon ntago yigeze irwana, ahubwo yari ihagaze ku ruhande iri kurebera. Izindi nyamaswa zigiye zitandukanye nka Benjamin we ntago yumvaga ko babona rebellion, ntago yabyizeraga. Yarababwiraga ko n'ubundi uko ibintu bibona ariko bizaguma biri, ko bitazigera bihinduka. Byagaragaje ubugwari cyane kugeza naho inyamaswa yitwa Moses, uyu Moses nawe yabwiye inyamaswa ati murwane, mwebwe mukomeze murwane, inyamaswa iri bupfe turayijyana ku musozi wa Sugar Candy Mountain. Uyu musozi niwo bahambaho intwari kandi muzibukwa. Ibingibi byagaragazaga yuko nawe atizeraga ibyo bari kurwanira neza, kandi yabagaragarizaga yuko niyo bapfa ntacyo byaba bitwaye. Inyamaswa zari zimaze kubona rebellion ku buryo Mr John yagarutse ubwa kabiri bakamusubizayo, ariko ntitwasiba kuvuga yuko uyu mugabo cyangwa se iyi nyamaswa Snowball, ndavuga iyi ngurube, ariyo yari iyoboye urugamba, yahawe cyangwa se yahembwe imidari y'ishimwe ari kumwe na uyu mugabo boxer. Bahawe imidari y'ishimwe nk'inyamaswa zakotanye kurusha izindi zose ku rugamba. Uyu Snowball rero amategeko y'imirwanire yari yarayigiye mu gitabo cya Julius Caesar cya Mr John, yasanze mu nzu ya Mr John akakigiramo. Bidatinze inyamaswa buri cyumweru zazamuraga idarapo ziserebura zigaragaza yuko zabonye rebellion. Iryo darapo naryo ryari rifite amabara abiri, harimo green and white, ndavuga icyatsi n'umweru. Umweru wa symbolizingaga inyamaswa cyangwa se wireferaga ku nyamaswa, naho icyatsi kigasymbolizinga freedom of England. Si ibyo gusa, Snowball yagize igitekerezo cyo kubaka ibijyanye n'ibyo twakwita urugomero rushoboka kuba rwarinda famu kugira ngo ntibe yakwinjirwamo n'undi muntu uwo ari we wese ubishatse. Snowball abatekerereza yuko bashobora kurwubaka mu bijyanye na electricity cyangwa se rube nk'urugomero rw'amashanyarazi kandi rurinda, ku buryo nta muntu ushobora kuba yaturuka hanze ngo abe yakwinjira. Ubwo yari arimo kwigisha inyamaswa ibijyanye no gusoma no kwandika, yakomeje kubigisha kuri icyo gitekerezo ndetse ababwira n'uburyo babigeraho bafatanyije. Mu gihe yari arimo akora ibyo ngibyo, Snowball nawe ari we wazanye icyo gitekerezo, yatekereje uburyo icyo gitekerezo cyagerwaho, ariko Napoleon yamuciye inyuma, aragenda afata inyamaswa imbwa zari zimaze kubyarwa na Jesse and Bluebell, ndavuga imbwa z'ingore ebyiri cyangwa se imbwakazi ebyiri mu rurimi rw'ikinyarwanda, zari zimaze kubyara ibibwana 9. Aragenda atangira kubyigisha kurwana.
nyamara izi nyamaswa zikimara kubwagura ibi bibwana nazo zahise zitaba Imana. Napoleon arabifata arabijyana ajya kubyigisha kurwana. Yazigishije kurwana igihe kirekire. Umunsi umwe hari habaye meeting, ndavuga umuhuro w'inyamaswa barimo banoza uburyo iyo windmill ishobora kuba yakubakwa. Nibwo Napoleon yarebye abona Snowball azigarurira izindi nyamaswa. Muri make akaba umuyobozi, akiharira ijambo, akayobora kurusha izindi nyamaswa zose. Snowball yagerageje kongera kuzana icyo gitekerezo cyo kubaka windmill cyangwa se electric wall ishobora kuba yakavaringa iyo farm, ndavuga iyo animal farm. Noneho bigera aho ngaho Napoleon ararakara, aramuhagarika, aramubwira ngo icyo gitekerezo urimo gutanga si icy'ingenzi kandi ntago ngishyigikiye. Snowball ashatse kugira ngo avugire hejuru nawe, Napoleon ararakara cyane, amuteza za mbwa 9 yari yigishije kurwana. Bidatinze zaraje ziramwirukankana zimusohora muri famu. Zikimara kumusohora muri famu, noneho asigarana n'izindi nyamaswa zitandukanye. Mu by'ukuri Old Major yari yababwiye yuko bazabona rebellion. Bidatinze baje kuyigeraho, ariko ku bugugu bwa Napoleon cyangwa se ku bugugu bw'iyi nyamaswa Napoleon y'ingurube yagaragaje aha ngaha yirukana ngenzi yayo, byatumye inyamaswa zitangira guhura n'ingorane zitandukanye. Napoleon yarababwiye ngo nta ntama izongera kubaho hagati y'inyamaswa n'izindi, biga ku bintu bigiye bitandukanye. Ababwira yuko kuva ubwo kugeza ubwo ngubwo ari we ugiye kuyobora famu, ko bagomba kumufata nk'umuyobozi wabo. Mu gihe inyamaswa zari ziriho zikibitekereza, Squealer yari ari impande ya Napoleon as chief of propagandist cyangwa se nk'umuvugizi. Atangira kubabwira uburyo kiriya gitekerezo cyo kubaka windmill cyari cyarazanywe na Napoleon, ahubwo ko Snowball ari we wibye icyo gitekerezo. Inyamaswa zitangira kubyumva. Iyi nyamaswa Squealer yabaye propagandist, kandi batubwira yuko yari afite eloquence of silent, cyangwa se yari afite imvugo nziza kandi iryoheye amatwi kuba yakumva insinga cyangwa se yakumvisha izindi nyamaswa ibidahari kandi zikabyumva. Bidatinze Napoleon bakomereje aho ngaho bubaka iyo windmill. Barayubatse, imaze kuba proceed cyangwa se iramutse imaze kurangira, imaze kuba developed, yagezweho, yarangije kubakwa, nibwo nanone bakimara kuyubaka, inyamaswa zarakoze cyane zubaka iyo windmill ndi kuvuga, irimo ifite akamaro ko kuba yarinda inyamaswa muri rusange. Ndavuga ku bijyanye n'umutekano ndetse n'ubundi buzima butandukanye. Kuba iyo windmill yarinda inyamaswa kuba zitakwinjirirwa n'izindi nyamaswa zitandukanye cyangwa n'abandi bantu batandukanye. Aho ngaho inyamaswa zarakoze cyane ziravunagurika. Batubwira yuko inyamaswa zakoraga cyane kandi ko nta biryo byari bihagije byo kurya. Bidatinze Napoleon yatangiye kujya aviolatinga cyangwa se yangiza amategeko. Atangira kujya aryama ku buriri. Itegeko rya 4 abararyishe, ryarindi rivuga ko nta nyamaswa igomba kuryama ku buriri. Inyamaswa zabibona, Squealer akazikumva insinga zibwira uti no animal shall sleep in a bed without a cover. Ati twavuze yuko nta nyamaswa igomba kuryama ku buriri, ariko ibingibi bivuga ko inyamaswa niyo yaryama ku buriri ntacyo bibuze, ahubwo kwiyorosa ko ari cyo kibazo. Napoleon yatangiye kujyanwa inzoga. Itegeko rya 5 abararyishe.
atangira kwica izindi nyamaswa, ari ryo rya tegeko rivuga ngo no animal shall kill any other animals, all animal are equal. We itegeko bararyicaga bakongeraho indi mpamvu ituma baryica, nk'itegeko ryo kwica inyamaswa rivuga riti no animal shall kill other animal. Yararyishe arenzaho na propagandist wiwe avuga yuko ari no animal shall kill other animal without a cause. Ibi ngibi byagaragarazaga yuko inyamaswa ishobora kwica indi, ariko hagomba kuba hari icyateye cyangwa se hari icyatumye inyamaswa yica iyindi. Amategeko yarahindaguritse muri Animal Farm, nka bya bindi Benjamin yari yababwiye yuko abona ko nta rebellion zigera igerwaho, n'ubundi atangira kubona yuko ntaho bava ntaho bagana, bityo akajya abwira izindi nyamaswa yuko the things it was like I just want to say that the things it was during the time before. Ati igihe ibyo bintu uko ndi kubibona ntago uko mbibona byigeze bihinduka, ariko uko byahoze niko bikimeze kugeza na n'ubu ngubu. Inyamaswa nk'inkoko Napoleon yazikonvainsingaga yuko zigomba gutera amagi menshi cyane. Inkoko zangaga gutera yarazicaga. Byageze ku rwego rwaho inyamaswa itari yemerewe no kugira icyo yavuga muri Animal Farm. Inyamaswa yavuga Napoleon akayica. Bidatinze haje kuza inkubi y'umuyaga igwisha ya windmill bari barubatse, ndavuga ya electrical cover yari yarubatswe kugira ngo irinde iyo Animal Farm ibiraguye. Imaze kugwa bukeye bwaho, Snowball yaragarutse, uwagarutse ni Squealer as a propagandist, ababwira uburyo iyo windmill yasenywe na Snowball. Snowball ako kanya bamufashe nk'umwanzi w'izindi nyamaswa. Inyamaswa aho ngaho niho zanahereye agaciro k'ibyo Squealer avuga yuko Snowball ari umwanzi wa Animal Farm nk'uko byahoze na mbere, arenzaho kubabwira yuko yafatanyaga na Mr. John. Bidatinze muri ako kanya Napoleon yatumije inyamaswa hamwe, abwira izindi nyamaswa ngenzi ze, arababwira uti ibyo Squealer yababwiye nibyo, kandi ibyo ababwiye mugomba kubishyira mu matwi mukumva yuko Snowball ari we mwanzi w'inyamaswa muri rusange, ko na n'ubu ngubu ari gukorana na Mr. John. Boxer nk'inyamaswa yari ifite imbaraga nayo yari yaracitse intege, agahora avuga yuko Napoleon ibyo avuga byose ari mu kuri. Boxer ntiyigera agashyira mu gaciro ngo atekereze icyo yakora, kandi nyamara yari afite imbaraga zo guhagarika ibi byose. Napoleon yakomeje kwagura imbaraga ze aho ngaho kugira ngo agire Snowball ikigwari, ndavuga villain cyangwa umwanzi w'izindi nyamaswa. Yatangiye kwitwara nk'abantu aho ngaho, akajya atangira kuryama ku buriri nanone, akongera akanywa inzoga, drinking whiskey and engaging in a trade with neighboring farmers. Byageze aho ngaho ajya mu bucuruzi n'aba Manor Farm batandukanye bari batuye aho ngaho. Aya mategeko twavuze iyo Old Major yari yababwiye, batangiye kuyangiza ku rwego wavuga yuko ibintu byari bimaze guhindura indi sura, kugeza naho bavuga yuko 2 legs are good, 4 legs are better, bashaka kugaragaza yuko nubwo abantu ari babi ni beza, ariko abagendera ku maguru abiri ni beza, abagendera ku maguru ane nibo beza kurusha abandi b'amaguru abiri.
iri tegeko ryaje ubwo inyamaswa zatangiye guproclaiminga, ndavuga gutera hejuru zikavuga yuko zidakunze uburyo uyu mugabo Snowball cyangwa se uyu mugabo Napoleon ashobora kuba yashyigikirwa kujya muri trade, ndavuga mu bijyanye n'ubucuruzi, akajya gukora trade n'abantu kandi ibyo ngibyo bitari byemewe. Icyo gihe rero hari itegeko rivuga no animal shall engage in trade. Noneho aho ngaho Snowball aba convincinga yuko atari mu bucuruzi, ko ubucuruzi yakoresheje uyu mugabo Mr. Wimper kugira ngo agurishe imbaho kuri Mr. Frederick. Mu gitabo batubwira uti Mr. Frederick enables farmer cheats Napoleon in the purchase of some timber and then attacks the farm and dynamite the windmill which had been rebuilt at a great expensive. Uyu mugabo Mr. Wimper yahujije Napoleon na Mr. Frederick. Mr. Frederick yaraje kugura imbaho zo muri Animal Farm kugira ngo azijyane. Uyu mugabo Snowball rero byose yarabirebaga ariko yari atuje. Napoleon yafashe izo mbaho azigurisha Mr. Frederick kugira ngo yibonere amafaranga yigurire whisky. Mr. Frederick nawe yamuciye inyuma afata ayo mafaranga aragenda, kumbe yamwishyuye fake money, yari yamuhaye amafaranga ya phobia cyane. Igihe Mr. Frederick yavaga aho ngaho agenda, nibwo Napoleon yabashije kumenya yuko yishyuwe amafaranga ari fake, ndavuga amafaranga ya phobia cyangwa atemewe n'amategeko ku buryo wayajyana ukagira icyo uhabwa. Yararakaye cyane abibwira izindi nyamaswa, zidesida yuko zigomba kujya kumutera. Muri ako kanya rero nibwo bakidesida kujya kumutera. Mr. Frederick niwe waje aza mbere yuko baza arabatera, ndetse ya windmill bari bubatse, ndavuga ya electrical generation cyangwa se ya electrical cover cyangwa se nanone ya electrical wall yagombaga kuba yarinda iyo famu, nibwo yagarutse arongera arayisenya ku nshuro ya gatatu. Yayiteze dynamite cyangwa ibiturika, ibiraturitse. Ku nshuro ya mbere yari yaguye, babeshyira Snowball, barongera barayubaka. Uyu Mr. Frederick rero yarongeye aha ngaha aragaruka, araza arayisenya. Ikimara gusenywa rero nibwo inyamaswa nyinshi zangirikiye muri urwo rugamba, cyane nka boxer. Inyamaswa zarongeye ziraza ziramwegera boxer, zimufasha kuba zasukura iyi wounds, ndavuga iki gikomere yari yagaininze muri iyi ntambara. Snowball rero nk'inyamaswa yakundaga gukora cyane ntiyabyitayeho, ahubwo yakomeje gukora cyane kugira bongere bubake indi windmill. Boxer rero byaje gukomera cyane, aho yakomeje kurwara cyane, aho yarari nta yindi nyamaswa yari iri. Nibwo yaje afatwa nk'ujyanywe ku bitaro kugira ngo ajye kuvurwa, ndavuga Napoleon niwe wamufashe bombi na Squealer baramujyana, bamera nk'aho bamujyanye kwa muganga kujya kumuvuza. Bagezeyo kumbe bari bamujyanye muri glue factory, niho bamugurishije boxer, baramubaga ndetse baramwica, bafata amagufa ye bayakoramo bijyanye na ribbons, ndavuga iby'imitako bijyanye n'amaherena, aba ariho bamujyana. Igihe inyamaswa zabashije kumenya yuko boxer adahari, zimubajije, ndavuga zibajije Napoleon, nibwo Squealer zikonvinsinze arababwira uti mwari muzi ko yakomeretse, none yapfuye uburyo yari arimo kuvurwa. Inyamaswa zarabyumvishe ntizabitindaho, bakomeza kubaka windmill ku nshuro ya gatatu. Iyo windmill barayubatse kuri inshuro ya gatatu, bayubaka ku buryo
izajya iraproducing icyo bita milling corns, ndavuga izajya iramera nk'aho iri gusya ibijyanye n'ibiryo bitandukanye by'inyamaswa. Igihe cyageze aho ngaho hatambuka imyanya myinshi, ndavuga hatambuka igihe kirekire cyane kugeza ubwo Napoleon yabaye leader of the farm, ndavuga yabaye umuyobozi wa farm, ayobora inyamaswa zose. Icyakora amategeko yose yari yarangirijwe cyane. Inyamaswa zari zaremeye kubaho uburyo zibaho, zivuga yuko kugira zibeho nanone Mr John aziyoboye ko uyu mugabo Napoleon yaziyobora ko ntacyo zibibwiye. Noneho nibwo uyu mugabo yafashe amategeko yose ayakubira mu tegeko rimwe rivuga uti all animals are equal but some animals are more equal than the others. This wanted to mean that all animals are equal but some animals are not equal. This statement wanted to mean that only pigs are in charge of leading others, while others they have to follow the rules and the regulation of the pigs. Ibi ngibi byashakaga kugaragaza yuko inyamaswa zose zagombaga kugandukira ingurube, zikagandukira imbwa muri rusange, kuko nibyo byari biyoboye aha ngaha muri Animal Farm. Bidatinze Napoleon yari yageze ku byo yashakaga, ndetse yari afite escort ya dogs, ndavuga za mbwa 9 zabyawe na Jesse and Bluebell, nizo zamwescotingaga ku buryo nta nyamaswa yavugaga. Yageragezaga kuvuga muri farm barayicaga. Inyamaswa zakiye uko zari zibayeho kugeza ubwo The Beast of England bayihinduye, ndavuga ya ndirimbo Mr John yari yarababwiye bazaririmba, ndavuga ya ndirimbo I'm sorry yari yarabwiwe na Old Major kariyo bazaririmba. Byageze aho ngaho rero barayihindura, ndavuga uwayihinduye ni poet cyangwa umusizi Minimus, nawe yari ingurube. Yagendaga baririmba Napoleon, baririmba indirimbo ivuga iti 4 legs are good, 2 legs are better. Iyo niyo ndirimbo yasingizaga Napoleon muri Animal Farm. Iyi novo yacu irangira ahangaha batwereka Napoleon yatumiye bagenzi be nka Mr Wimper muri farm kugira ngo basangire. Batubwira yuko inyamaswa zararebaga muri farm zikaba zitashobora gutandukanya who is the animal, who is the people. Icyakora izari inzozi za Old Major nubwo zagezweho, byageze aho ngaho birangizwa cyane. Byangizwe n'uyu mugabo Napoleon abifashijwemo na propagandist, ndavuga uyu nguyu Squealer niwe wabyangije afashijwemo na Napoleon. Inkuru yacu irangirira aha ngaha. Wowe utari wakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe kuri iyi YouTube channel kugira ngo izindi novels cyangwa novellas kimwe na short story bitazagucika. Njye mwari kumwe ni Soundman kuri mikoro.